Reka nongere ngusuhuze wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bya Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza aho uherereye hirya no hino hatandukanye mu gihugu, uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, twizere ko umeze neza. Ntabwo twirengagije aba diaspora mudukurikira muri mu bice bitandukanye birimo abaturanyi bacu ndavuga Abarundi, Abakongomani ndetse n'abandi batandukanye, ndavuga Tanzania, Ubugande ndetse kandi tutirengagije n'abatuye hakurya y'inyanja ngari, abari muri za Canada, mwese muri inshuti zacu za kadasohoka. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV, tuzanye amakuru agezweho by'umwihariko amakuru y'akababaro. Ni inkuru z'akababaro zose. Ambulance yari itwaye abarwayi yaheze mu isayo. Ndaza kukubwira aho byabereye, ni hano mu Rwanda. Ndaza kukubwira byinshi kuri iyi nkuru n'icyakurikiyeho. Ese abari barimo byagenze gute? Nibyo ugiye kumenyera muri aya makuru. Ni mu gihe cyo kandi ndaza kukubwira ko mu karere ka Nyanza umugezi wa Burakari wahitanye abantu babiri, bose bahita bitaba Imana. Aya ni amakuru agezweho aka kanya. Wibutse ko kuri Iris Rwanda TV utahabonera rwose, utahaburira amakuru agezweho, by'umwihariko nyine amakuru uba utasanga ahandi. Nyemerera rero nguhe ikaze, ariko mbanze ngusabe gukora subscribe rwose, kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro dutangaza hano kuri Iris Rwanda TV. Wibuke gukanda kuri notification kugira ngo uyifungure, maze ujye uhabwa amamenyesha mu gihe cyose dutangaje. Nyemerera rero nguhe ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru. Tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko mu karere ka Kamonyi ambulance yari itwaye abarwayi yaheze mu isayo. Ambulance y'ibitaro bya Remera Rukoma mu karere ka Kamonyi yari igiye kuzana abarwayi babiri mu kigo nderabuzima cya Kabuga yasaye, ndetse rwose hitabazwa icyitwa breakdown. Ni ukuvuga ngo yasaye nyine, yagiye igwa mu isayo, iragenda iheramo nk'uko muri kubibona kuri iyi foto. Ngira ngo murabona ukuntu ambulance yagiye igwamo iheramo rwose, hitabazwa icyitwa breakdown. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Remera Rukoma buvuga ko bwohereje imbangukiragutabara mu kigo nderabuzima gufata abarwayi babiri barimo umubyeyi n'umwana we bari bamerewe nabi. Igarutse ivuye kubafata ihura n'inkangu yatewe n'imvura imaze iminsi imanura umukingo n'amazi menshi, imodoka iheramo. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Remera Rukoma Dr Jarib Theogene yabwiye Umuseke ko iyo mbangukiragutabara yamaze amasaha 9 mu isayo, kuko bageze ubwo biyambaza breakdown ivuye i Kigali. Ati, twabanje gukuramo abarwayi babiri, duhamagaza indi ibajyana mu bitaro bya Remera Rukoma kubera ko bari bamerewe nabi. Umuyobozi w'ibitaro bya Remera Rukoma yavuze ko yaguye mu isayo saa 7 z'ijoro, ikaba yavuyemo saa 3 za mu gitondo. Dr Jarib avuga ko imihanda igana hirya no hino mu bigo nderabuzima bakoreramo yangijwe n'imvura, kugera ku barwayi bikaba bigorana. Avuga ko amazi yinjiye muri moteri y'imbangukiragutabara, bakaba bagiye kuyijyana mu igaraje kugira ngo ikorwe. Umuhanda n'ikigo nderabuzima cya Kabuga imodoka yacagamo biherereye mu murenge wa Ngamba, aha nyine ni mu karere ka Kamonyi nk'uko nabikubwiye. Nyemerera aya makuru tuyakomereze mu karere ka Nyanza, n'ubundi kuri iyi nshuro twibanze mu ntara y'Amajyepfo. Mu karere ka Nyanza umugezi wa Burakari wahitanye abantu babiri. Umugezi wa Burakari uherereye mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza warohamyemo abantu babiri, umunsi umwe bahita bitaba Imana. Umuseke wamenye amakuru ko tariki ya 2 Gicurasi 2024 mu mugezi wa Burakari ku gice kiri mu mudugudu wa Rushari mu kagari ka Shyira ahahinze umuceri habonetse umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 utahise umenyekana imyiro. Tariki ya 3 kandi Gicurasi 2024 muri uriya mugezi wa Burakari ku gice giherereye mu mudugudu wa Runyonza mu kagari ka Masangano, naho habonetse umurambo w'umwana witwa Nsabimana Damour w'imyaka 7. Nyakwigendera Nsabimana yari yarohamye tariki ya 2 Gicurasi 2024 aho yari kumwe na mukuru we bari kuva mu murenge wa Ntongwe mu karere ka Ruhango baje mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza, kuko ariho ababyeyi be bari batuye
umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Emmanuel Habiyaremye yabwiye Umuseke ko uriya mwana kugira ngo agwe mu mugezi wa Burakari byatewe n'uko yanyereye ku rutindo. Polisi kandi yibukije abaturage baturiye uriya mugezi wa Burakari ko basabwa kwitwararika, kwirinda ndetse bakirinda impanuka by'umwihariko ibyabateza cyane by'umwihariko mu gihe cy'imvura, ikintu cyabateza nyine kuba bakora impanuka kandi turi mu bihe by'imvura. Abaturage basabwe kuwurinda cyane, abana nabo bakitwararika nk'abaturiye imigezi, inzuzi n'ibyuzi cyane muri iki gihe cy'imvura nyinshi. Nk'uko n'ubundi dukomeze kubigarukaho mu makuru yacu ari kugenda azamuka buri kanya, dore ko ari amakuru uri kugenda usanga buri kanya, it's a update buri kanya, kubera ko nyine mu kanya kamwe ngira ngo mu kanya nibwo nakubwiye mu karere ka Burera ndetse na Ngororero, mu kanya kamwe tukaba tumenye mu karere ka Nyanza, mu kanya kamwe tukaba tumenye mu karere ka Kamonyi. Ni ibibazo bikomeye cyane muri ibi bihe by'imvura nyine, aho abaturage by'umwihariko usibye n'aho turi gutangaza, kuko ntabwo turi gutangaza igihugu cyose, turi gutangaza ahamenyekanye kuko hari n'ibitamenyekana. So abaturage rero nk'uko polisi ibitangaza barasabwa kwitwararika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bagasabwa gukora iyo bwabaga. Nk'uko tumaze iminsi tubitangaza mu makuru yacu, abaturage bakomeje kwibasirwa n'ibiza. Twahereye mu karere ka Burera, tujya mu karere ka Musanze, tujya mu karere ka Rutsiro, mu karere ka Ngororero, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Kamonyi, mu karere ka Nyanza, n'ubundi nujya kureba urasanga utu turere turi kugenda tugarukaho, uri busange ari twa turere n'ubundi umwaka ushize, umwaka w'ibihumbi 2023 n'ubundi twibasiwe n'ibiza byapfiriyemo abantu benshi, abandi bakimuka, abandi bagakomereka. Ni ibintu byari bikomeye cyane. Kuri iyi nshuro nabwo bisa nkaho bikomeye, abaturage barasabwa kwirinda. Leta nayo iri gukora iyo bwabaga. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Meteo Rwanda yatangaje ko rwose iyi mvura igomba kugwa ari nyinshi, byikubye inshuro 3 kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu kugeza ku itariki 10 z'uku kwezi kwa gatanu. Abaturage rero basabwe n'ubuyobozi nyine bw'intara, ni ukuvuga ngo buri muyobozi cyangwa se buri muyobozi w'akarere, w'intara, buri wese nyine uwitwa umuyobozi wese ari gukora iyo bwabaga, agakangurira abaturage. By'umwihariko imiganda muri iyi minsi iri gukorwa niyo kugira ngo bafashe abaturage kuva aho batuye habi, bagasaba ababyeyi kwigisha abana kubarinda, by'umwihariko kubarinda. Mw'ababyeyi mwe mushobore kurinda abana banyu. Niba uzi ko utuye ahantu habi, ni gute uryama ugasinzira bukarinda bucya uzi ko umwana aryamye mu cyumba cye, kandi ubizi neza ko turi mu bihe by'imvura, rimwe na rimwe inkangu ishobora kuza ikagwa ikagwira umwana wawe. Ni byinshi rero usabwa gukora nyine nk'umubyeyi, ukagira ibyo witaho, ndetse kandi nawe mubyeyi niba ufite inzu itubatse neza, icyo usabwa ni ukuyubaka neza, ukayikomeza, ukayiha fondasiyo, ukayiha igisenge gikomeye. Niba ruguru y'urugo rwawe hari ukuntu nyine ubona hadakoze neza, genda uhakorere, uhace amaterasi kugira ngo rwose imvura itaza kwangiza inzu yawe.